uyu munsi mfitiye impuhwe abajene bagiye gushaka ko n'abakobwa ndazibafitiye. Umuhungu murahura azi uburyohe bw'abakobwa 100 batandukanye. Hari n'abakobwa atibuka bazahura akahita yibuka ko hari aho bahuriye kandi baryamanye. Hari abakobwa noneho baryamanye n'abantu bakurusha uburambe, yaryamanye na so cyangwa n'ungana na so n'umuruta n'udusoresore mungana nka 80, we mugiye kubana ariko mu by'ukuri azi variyete. Uwo muntu utazi variyete ku muco, utarigeze akunda umuntu kubera icyo amuha, utarabimenyereye, ukurikiye umuntu poro kumukurikira gusa. Cyane uzi ko abantu mu Rwanda bashakaga se kubera kororoka gusa aricyo bagamije. Reka nkubwize ukuri, u Rwanda ruri blessed kugira Madame Jeannette Kagame. Rufite umugisha kugira uyu mubyeyi. Nkunda atanga ibitekerezo byinshi ku muryango. Nkunda ibintu bimuhangayikisha, reka nkubwize ukuri. Wafata ibintu bimuhangayikisha mu Rwanda. Wenda akiyongeraho nk'ubuhinzi. Yaba hetse imitwaro y'Abanyarwanda. Wibuka ibaruwa yandikiye urubyiruko kuri ibyo bintu by'inzoga? Yego. Bikwereka guhangayika afite. No ku muryango ubu n'ubwa kabiri. Noneho ku muryango n'ubwa kabiri. Nabwo yashyize indi nyandiko ndende hanze. Yego. Kimwe mu byanryoheye noneho muri aya masengesho, nakunze uburyo yafashe ba bantu noneho urubyiruko ruzi. Urubyiruko rwacu ruri ku mbuga nkoranyambaga cyane. Urubyiruko rwacu rurakurikira umuziki. Urubyiruko rwacu ni abajene bake batazi Tom Close n'umugore we. Nakunze uburyo batanze ubuhamya butarimo filime. Abandi bantu baza bakabeshya ngo byose tubyumvikanaho bigenda neza. No. Tom Close n'umugore w'isomo batanze berekanye ko yego amahoro y'Imana abane namwe mukunda One Nation Radio, mbibutse ko ari radio diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi hano na Yves Nkuyemurugye, turabana cyane n'ubusesenguzi bwe twiyambaza uko tubonye amahirwe. Yves, nizere ko umeze neza, nizere ko uriwe neza. Meze neza, ndashima Imana. N'abantu miliyari 7 na miliyoni 800 bose ko bakabaye. Yego. Ntawe ufite ingingimira ntawe. Kandi bitari nibi byo kuba tuvuga ngo nyine ubona nta muntu uri kugira usiko nge buriya mu mutima wanjye umuntu mba numva yarangiriye naba ari umuntu umwe gusa. Nyine nzengurutse nkavuga ni umuntu yangiriye nabi. Hari ibindi nyine n'umuntu yagukoreye ibintu ntibyakuryohera, akwa biri bukona nta nyungu yarabifitemo, ntiyaranabigambiriye cyangwa ntiyaranazi uburemere bw'ibintu agiye kugukorera. Ntabwo rero abo njya mbaboha. Ubu nkwatsa akanoti ka desa hakuraho nimero, igihe cyo kwishyura kigeze ntabwo wamboha. Ndamufite wanyambuye amafaranga menshi. Ufata uriya mushahara wanjye wo kuri radio. Ndawuzi. Inshuro enye zawo. Hamushahara ugize kuba uhagije, twongere tukube 4. Yego, kandi ubwo byari kwa kundi bizera umuntu kamubwira ngo uku kwezi mfitemo ibintu bingoye, uwo kagira Imana we yakoreshe dore uracuruza uzayampe. Cyokoza kugira ngo myizere. Ako niyo tabikora nari kumwizera amasheke. Arambwira ati rwose ikigeni kigera uzateze bantemo, nundi sinari no kuyiteza. Icyo yankozeho cyanyeretse ko yari yabipanze ya sheke yaraje arayitwara. Ambwira ati ndaje nyaguhe. Ati ndayafite mfite igifurumba. Nzirina. Ati zana ya sheke nyice. Tayizana. Ati tugende n'ahantu nkwiteho. Bagenda gutama. Yakimbwira inkoko y'inyarwanda nahise ndeka no kujya kuri kamera ngo nikorere ibiganiro. Uyikunda kubi. Mba ndagurutse. Ndagiye. Ati se uharaye iki? Icyo gihe hari agafanta kaje kitwa Desperados. Ndakaruzi karaga soda. Ibyo bintu uri kuvugana n'ubwo ari bya kera. Desperados ntiramara kabiri muri uru Rwanda. Yego, kuno uzi ngo bishahara amezi 3 n'igice ashize. Reka.
ndagiye umuvandimwe mbona arampamagaye ngana ngo ngeze mu rugo gahunda tuzavugana ejo nta kibazo none ejo naramuhamagaye icyumweru bibiri bitatu Mm. biranga njya kugisha inama umuntu wo kuri RIB nakennye nasaze ambwira ati byiza ni ukumwegera ibyo bintu warutsindwa Mm. ndamwegera muri make wamugurije mu kivandimwe ntamugurije mu mategeko ca wapi ntuzi ko natanga ramberi Mm. ni ikivandimwe kumuvuga umuntu ku arayakorera buryo nta proof ufite ko wayamuhaye Mm-mm. okay keretse njye nawe n'undi muvandimwe ubizi ko nari nsanzwe nyamuha Mm. ahubwo washatse yafata we yagiye anyishyura mu bindi bihe akavuga ati do rero nkubona aramubohoye Mm. cya mbere ntitunganya mikoro arayandusha Ah. ni nk'uko nta hantu duhuriye nyine ni ya ngona andusha mikoro nabuze ikintu ndabipfa umuntu wenyine nari mboshye mu mutima mvuga ngo yangiriye nabi n'umwe utari wowe sinakubwira ibyo yankoreye Mm. ariko narebye ndavuga n'undi arashaje vuba azapfa hari reka mubohore mu mutima hari umwanditsi witwa Iradukunda Bruno ngeze kumuhostinga mu minsi ishize mu bihe byo kwibuka kandi igitabo cyitwa My Forgiveness Story My Forgiveness Story avuga ukuntu yababariye umuntu utaramusabye imbabazi bihuye n'amategeko nanjye naramubabariye kuko N'amateka- ntatekereza ko yampemukiye n'amateka igihugu cyanyuzemo hari ahantu yavuze ngo kugumana mu mutima wawe urwango ku muntu wanze kubabarira ngo ni nko kunywa uburozi we expectinga ko buri bwice uwo muntu kuko animosity resentment ufite muri wowe byangiza wowe kuruta ubifitiye sinzi nimba aricyo cyagutabaye muri ntabwo nigeze mbitekereza ko ibyo bintu ndabikunze icyo gitabo nzanakigura uzamfashe numva gishobora kuba ari cyiza njye natabaye no kuvuga ngo nk'uyu muntu n'undi ko nta mbabazi azansaba kandi atanumva ko yampemukiye ntabwo mvuga uw'amafaranga uw'amafaranga we cyo ko zari wamubwiye ati wambaye n'uwazi ntatinga atatuza azayaguha wabona afite intambara yo kurwana utazi ariko we ibyo yankoreye nta nubwo yabisubiza inyuma wowe wundi yarahemutse cyane ndetse wenda avuga ndamuretse rero muri make nakubwiraga nti sha nta muntu ku isi rwose ibyo ni byiza pe biraguha amahoro mu mutima wawe reka twiganirire Yves ni byinshi byo kuganira biranahura kanini n'ubuzima busanzwe mu byo tugiye kuganira uyu munsi ni ikintu cyitwa umuryango n'iki kiri mu muryango kitameze neza gishobora gutuma n'abakuru bicara bakagira inama abantu bari kujya mu muryango kuko madamu wa nyakubahwa perezida wa repubulika yabwiye abantu ko urugo ari u Rwanda ruto rukaba n'ijuru rito abantu bakwiriye gufata ingamba zikwiye mbere yo kujya muri urwo rugo ko ubukwe buba buri gihe ko abantu baba babanye kuva nabaho na mbere yanjye ko buri weekend abantu baba basohotse ibitsina biba biri kumwe bareba bitandukanye gusa kuki hakiri byinshi byo kwibaza kuruta byinshi byo gushima umuryango ni uko umuryango wacu warinjiriwe warangiritse dufite ikibazo cyo guta umuco umuryango wa kera umuryango umunyarwanda wari ushingiye cyane ku muco umuco wagiraga umugabo umutware umugore akaba umuyoboke w'umugabo cyokoze abagabo babi babiheragaho ihohoterwa bakorera abagore ariko umugabo wabyumvise neza yabitwaraga neza umugore akagandukira umugabo we kumwe bibiri bibwiriza ntabwo abanyarwanda babimenya ari uko bibiri bibwirije usubire inyuma ubirebe kumwe bibiri bivuga ngo umugabo ukunda umugore wawe nawe mugore ugandukira umugabo wawe mu muco munyarwanda byarimo bitavuye muri bibiliya icyo twaragitakaje kubera iterambere imbuga nkoranyambaga umuntu arashaka kubaho nka Rihana agasa nka Rihana ubuzima barimo butari nk'ubwa Rihana mikoro adasa ubwo umugabo utabasha gutanga ibisa nk'ibyo ubu yabaye ikibazo abagabo ba kera they were such excellent providers uyu munsi dufite abagabo b'abanebwe bashyigikiye gahunda ya ndongora nitunge bivuze ngo ikibazo ntabwo kiri kuri parti imwe ya sex kiri ku mpande zombi icyo ni igice cy'umuco umuco wacu abantu bari bafite umwanya munini wo kurambagiza uyu munsi ntabwo tubanza kurambagiza tubanza amaturu n'ibitanda amusore tuyuze urwo rurimi sibyo turi hehe abagore bacu turabavana muri pase ni Abuduru wanyuzemo abona ibintu ni sawa cyane ampa raporo ambwira uko bimeze ampa na nimero cyangwa ambwira uko yitwa ku mbuga nkoranyambaga nyuramo ngira impanuka mpita mutera inda turahita tubana ntabwo uwo muntu muzi sinzi inzozi ze
sinzi icyo ashaka, sinzi n'icyo agambiriye mu buzima. yego Ni umuntu twahuriye mu nzoga Mhm. tunywa tugakesha, yego guru, nanjye ndi umusinzi nta zindi nzozi mfite ntaki cyangwa se ndanakira ko ibiki, twagiye twahise tubana. Ni umuntu wankurikiyeho fame, Mhm. kuko imbuga nkoranyambaga hari abantu zigira famous mu Rwanda bazwi, ariko bazwi for nothing. Turi no mu isi ibabaje, mugani wa ya mvugo ngo umusazi utari mwene so aragushimisha ariko uwo musangiye amaraso arakuriza. Abantu rwose bamaze gufana nde, agafana umuntu who has nothing to offer, kubera ko nyine yagize ibyago agaporomokera ku mbuga nkoranyambaga, tukamera nk'aho iyo si turayishaka. Noneho hari abandi bataporomotse cyane barimo, ariko nabo baporomotse, kuko wabonye yamenyekanye urakurikiye ngo uramushakamo umugabo cyangwa umugore, impeta arayita muri wese. Urumva umusazi utari mwene so aramusetsa, aragusetsa. umusangiye amaraso arakuriza. That is deep. Ibyo bintu biraremereye cyane. None wari uzi ngo abantu nuko twimereye, iyo njyewe ndaho ngaho ndi gutabayangwa napfuye rubi, ubona ari entertainment, ariko ubibonye kuri mwene so warira. Bivuga ngo umukobwa usabana na bose utari mwene so, uramureba ukavuga ati n'umukobwa ni umunyamujyi. Ariko wagira ibyago ejo ugasanga murabanye. Rero yaba ari mwene wanyu ukavuga uti umuryango wacu ari gusha. Ubwo ndi kwagura igitekerezo cyawe nkitekereza mu buryo burambuye, nsanze icyo kintu kivuze ibintu bitandukanye, ugasanga nta n'ikintu abantu bari bubikoreho. To be brave, dufite icyo kibazo cy'umuco watakaye. Ubuzima bwacu turabona mu ndorerwamo y'abandi bantu batari twe, tutanabaho mu buryo busa. Dufite ikibazo cyo guhinduka kw'imiteretere, abantu ntibagifite umwanya wo gutereta. Umuntu mu mezi abiri muhuye, kandi abantu tuzi uburyo bwo kwihisha, ari bukwihishemo, nta murango uhari, n'ukurangira nyine n'uwaguhaye pase, ari buguhe ibyamuryoheye cyangwa se aho yanyuze akabona inzira ni nyabagendwa, wihute. Dufite ikindi kibazo cy'urwiganwa. Ndabizi ko ibintu uri kumbaza uri gukomoza ku ijambo rya Madame Jeannette Kagame cyane, kubera ko Yves twiganye akaba yarongoye, sibyo nanjye ngiye kurongora. Ntabwo uzi ngo Yves yari afite inzozi zo kuba umugabo ryari, ntabwo uzi ngo yatekerezaga urugo rwa yahe mikoro, ntuzi ngo afite abandi baza kumushyigikira. Hano hanze dufite urwiganwa kuva ku gushaka kugera ku bukwe tuza gukora. ntuzi ngo Yves yakoze he? Nzi inshuti yanjye dusangiye akazi, ariko yageze muri ibintu bya YouTube mbere. Hari uburyo abantu bakora ibi biganiro bimeze nk'ari showbiz by'udutwiko, ari inshuti n'abadiaspora cyane. Diaspora ngo babakandira utunyenyeri cyane, ngo hari uburyo babintertaining. Hari mugenzi wanjye nzi ahora ameze neza kazi, ukajya diaspora ni Bill Gates, sigaho hatagira umuntu uguseka ahantu maze gukuramo yagura ibibanza nka 12. Uvugishije ukuri yarakize se kibamba, ariko ye aza kukwibwirira nawe ntari. Ariko kuva kera ni umunyamigisha, ari mu bantu bake mu Rwanda baziranye n'abakuru b'ibihugu, ubwo bamenyanye yahise apfa. Ariko arakomeye, ariko abantu bake tuziranye bamenyanye n'umukuru w'igihugu. Fete attention, ntabwo ibyo bintu ari ibintu bisanzwe. Hari n'undi ukomeye cyane muri Afurika wamuhaye ikiganza bari ahantu bagiye gufata ifunguro, azamukubwira. Kuko hari n'undi nzi hano mu Rwanda nawe inshuti yanjye wasangiye na perezida w'u Burundi, ariko ataraba perezida. Ndayishimiye Neva yaje kuvuza umwana mu Rwanda, yagiye kwifatira ahantu kamwe nyine kuvuga ati umwana mve mu Rwanda, mbwo namuvuje anakirinyeho aruhutse, hano bakinishiriza abana. Uwo nawe ni umunyamakuru, yakije akamodoka ke ahajyana umwana, abana barakundana barakina. Evariste avuga ati ariko ko abana bacu bakundanye wazanye umwana wawe, ise w'uyu mwana ari undi? Ati ndi hano. Ati apo baguhe icyo kunywa, barasanye. Unavuga ati se mugabo ko mbona nagira ngo ndakuzi nkuzi. Undi ati ahubwo ni gute utanze? Ati njye nitwa Evariste Ndayishimiye, ndakaze cyane hakurya. Ati umugabo abindangare ntiyamenya ko ari kuganira n'umukuru w'igihugu ngo asigarane nimero. Birangira gutyo. Ubwo tugeze aho ndi kukubwira winjiye mu ngingo uburyo ubukwe, icyo kintu cy'ubukwe niho nari ngeze. Uwo muvandimwe uretse kubera ko twe twadeviye tutacanga abantu, uwo muvandimwe yambwiye uburyo yakoze ubukwe bwa miliyoni 23 zirimo miliyoni 19 yatwererewe n'abadiaspora. Sibyo? Bivuze ngo akoresheje ubukwe ku mafaranga ye miliyoni 4. Oya, 5
wenda enye yego ariko ushobora no gusanga harimo n'ay'intwererano z'abo mu Rwanda z'abandi 19 niyo yambwiye yari ay'aba diaspora babariye kukumenera ibanga muvandi urumva nuko yanyibwiriye noneho utekereze tuzi twese abantu tuba muri YouTube ndakeka ko abantu bashobora kuba barahembwa amafaranga menshi ari abakozi kuri YouTube badakina filime ari abanyamakuru ashobora kuba ari nka Bakiti na Emirene gusa bataratunga izabo nta wundi muri twese wazanga mbwire ngo yigeze agira igihe ahembwa miliyoni n'igice hari undi nzi we nuko mutinya wenda ushobora kuba yageza none ariko abandi tuba turi muri renji ni hagati y'ibihumbi 300 na 700 sibyo kuri ayo mafaranga ukoze ubwo bukwe ejo kuri YouTube uvuye kuri pause icyo gihe yaragezweho yari mu bihe byiza YouTube uzikiri nke none bigera igihe ziba nyinshi ubu zabaye akavuyo hari ibyana gihuruduka nka ya nshuti yacu ifite imvi akahita agira impano iteye ubwoba ukabura simye nyine bakatwirukana ku kibuga za miliyoni nk'aho zitekerejwe ngo utireka nguremo imodoka ebyiri nzishyire hariya nge nzikodesha buri modoka buri munsi banzanire 40 yanjye sibyo cyangwa reka nzifate nziguremo ubutaka ibibanza bibiri mu Bugesera noneho biraba agaciro kiyongera cyangwa nguremo kimwe da miliyoni 23 mfatemo nkoremo ubukwe bw'eshanu neguremo no kubona nsigarane 15 so 15 nziguremo kimwe nkibike gutyo byose yakoze mu bukwe uyu munsi ndakubwiza ukuri nawe ubwo ibyo bintu arabiregreta ariko yatwawe n'ibihe yabonaga ko ari interactinga n'abastar bibyo bacuruza ntibisaza my friend uyu munsi reka ngo urugero uyu munyatanzania wazimye witwa Mr Nice aracyaza mu Rwanda akaririmba bakamuharenga miliyoni sibyo hari indirimbo yuheruka waruka ke kulacu aracuruza ibintu bya kera aracyacuruza uyu munsi Cecile Kayirebwa akoze igitaramo hano i Kigali ndakubwiza ukuri nana yabuze wanguriza najyayo hari indirimbo yenshi uheruka oya we kuko wabonye we interactinga n'umusitari we ari gusohora igihumbi urumva nta kibazo ariko curuza imari idashira yaranapfuye burya nuko mu Rwanda tutarabyitaho uyu munsi tubaye twarazanye system abahanzi radio bacuranga zabishyuye n'abantu bari kurya show ku miziki y'abantu akaba nta muntu ucurangira indirimbo y'umuntu buntu twagira abahanzi baririmba neza kuko kugira tugucurange twagiye tuba twemeye ibintu byawe nawe hari icyo usigarana umusano bakaba bakinjiza n'ibya Buravani ugiye kubaho ubwo buzima bwa gistari ubwo wenda naherewe none hari abandi muri societe bakeneye kwemeza abantu kanaka yakoze ubukwe bumeze gutya kanaka bumeze gutya uzaho divorce itihera ihungabana ritangirana n'ubukwe niyo mpamvu uzacunga amafoto y'ubukwe yanshakire y'ubwo uheruka y'abantu uvuga ngo yipashe muremure abuzi nshakiremo umuntu umwenyura mu bukwe fagitire biri mu mutwe biri gutekereza umuntu uko muza kurara muvuga muti yewe twajyaga tubikora rwihishwa ariko uyu munsi wanyu barabizi ko biri kuba ubundi baravuga ngo the bigger the wedding the shorter the journey that is a fact uko ubukwe bubaye buhenze urugendo rwanyu rw'urukundo ruba bigatangira gutyo none bibaze iyo ugize deception hari ikintu nigeze kukubwira hano ndi kukubwira ikintu cyitwa fish love yego niyo benshi dufite sibyo nibyo twibeshya ngo turakundana kandi ari ya fish love ngo urakunda ifi suyikunze kugira ngo uyorore cyangwa yororoke urayikunze kugira ngo wowe urikunda ntabwo uyikunda dukunda ifi twayorora ntitunayirobe ariko hajemo kuyiroba ntabwo ukiyikunda wowe urikunda bwigufasha kwikunda nabyo dufite mu rukundo none iyo hajemo akantu gato kuri twa tuntu wakurikiye muri bwa bwikunde kamwe kakabura dutekereza kuri ya fagitire muri rwa rukundo rudahari kubera ko guteretana gupfuye hari abakobwa bakurikira ibiceri bro wowe akajya kureba akakubwira uburyo mu Rwanda nta wundi musore urabaho nkawe ariko nuko yarapereje avuga ati gira neza Abuduru hari televiziyo nzi Abudura hari televiziyo nzi akorera bamuhamagana 7 yabo akora no kuri One Nation naho bamuhamagana 6 afite na restaurant afitemo imigabane Samuweya cyangwa afite ibindi runaka akora ntabwo abura miliyoni imwe avanamo ku kwezi na cya gipimo cye kikahwa kivamaya income yigira neza ni iriya pepure miliyoni 3 ku kwezi igira neza nta kundi inzoga iyo musuye narebye inzabamo iri muri range y'ibihumbi 200 na 250 bisobanuye ko igira neza afite ubushobozi bwo gusagura miliyoni 2 ku kwezi bisigaye ari mu basore i Kigali bameze neza amaze imyaka ingaha akora ni hafi 8
saving ye ntiri munsi ya 30. Uyu muntu yakoresheje ibiganiro abaminisitiri mirongo, abana na Yves, abana na Innocent, abana na Kanaka, bazanamutwerera menshi, ntabwo ubukwe bwacu buzajyamo menshi. Nshatse umugabo w'umukire, sibyo? Mwabana ejo ku kazi bakakubwira ati televiziyo si yaso kwa nyoko, ejo na One Nation ikakubwira iti ariko buriya reka tukubwire rero, oya hari uburyo strategy y'imikorere igomba guhinduka. Ejo ukabona competition, undi muntu akaza akabwira wari ufite ya business akababwira ati ariko murabizi hano rero nanjye ndahakeneye, kandi buriya ari ababishyura narenzaho cyangwa nakuba kabiri. Ubuzima bwahinduka, watangira kuba igikara bari inzobe, shera kibuka ko hari abandi bamuteretaga mu bihe byawe kandi bo none bateye imbere kurushaho. akoze ubwo tugarutse kuri icyo ngicyo wahereye ku muco, ubundi umugabo wageze muri iyo kategori aba agifite rya jambo, kuko ya power of providing iyo ntibigabanutse, cya kintu kikugira umugabo kiguha icyubahiro ntikiba kigiye. Ntabwo power of providing mu muco wacu yarangiraga ngo bibe iherezo, cyangwa hari abakobwa batazi abagabo benshi badafite amahitamo menshi. Uyu munsi mfitiye impuhwe abajene bagiye gushaka ko n'abakobwa ndazibafitiye. Umuhungu murahura azi uburyohe bw'abakobwa 100 batandukanye. Hari n'abakobwa atibuka bazahura akahita yibuka ko hari aho bahuriye kandi baryamanye. Hari abakobwa noneho baryamanye n'abantu bakurusha uburambe, yaryamanye na so cyangwa n'ungana na so n'umuruta, n'udusoresore mungana nka 80, we mugiye kubana ariko mu by'ukuri azi variete. Uwo muntu utazi variete ku muco, utarigeze akunda umuntu kubera icyo amuha, utarabimenyereye, ukurikiye umuntu poro kumukurikira gusa. Cyera uzi ko abantu mu Rwanda bashakaga se kubera kororoka gusa aricyo bagamije. Wari ubizi ko ariyo mpamvu aricyo kintu cyari gikuru? Icyo ntikikiri gikuru. Icya kabiri, cyera burya umugore yari umunyamuryango. Umuco rero waciye umuryango. Nakubwiza ukuri uyu munsi, kera nk'abantu barengaga kwanda twakuriye mu byaro, bakenga bagafata umutobe w'umuhama cyangwa umwikamire, bagashyiramo utuzi duke kugira badahomba n'urwagwa rwabo, bagafata utubido bashyiramo boherereza muri famiye. Uwo niwo musaruro babaga bafite nyine. Iyo uhembwe ni famiye zinga uvuga uti nahembwe 700 yanjye, reka mbashyirireho 5 abantu 10 nzi bakennye ba famiye. Bashira ku munsi wa mbere abantu ugatera imibare, ukishyura inzu, ukishyura amazi, ukishyura internet, agasigara. Ikibazo nuko turi mu isi nyine yo kuba abanyamwigendaho, nabyo bijyana n'umuco, sibyo? Noneho ibibazo bikahita biba furu. Rero igitero turagifite mu muryango, ubwo n'utuntu turi superficiel mba mvuze, turi aho ngo ngaho tugaragara. Dufite ubusinzi, dufite ubwomanzi, dufite ubusambo, dufite nyine ibitero byagabwe ku rubyiruko rw'u Rwanda, abakobwa n'abahungu, ku rwego nk'abantu bakuru bamwe bareba ingo z'ahazaza aho zizava bakazibura, tukanagira abakuru babi. Nta musaza wabonye yahuruje itangazamakuru ngo baze barebe ngo umugore wari gusenga n'ibiki ukareba na comportement ye muri video. Ntabwo bikanzemo. Iriya video irasobanura byinshi. Ntibikanzemo cyane. Agakuraho ikirahure umugore akagishyira ati oya, harimo n'igitutsi mubaya sana. Igitutsi cyanyuzemo ahantu, iki gitutsi nimba ari kuri kamera itarimo bimeze bite? Abantu babanye bate? Bamaze kingana gite babanye? Kandi abantu bishoboye, umugore afite nationalite yo hanze, ushobora kwiberayo. Waniranzu ntabwo bisanzwe. N'iriya nzu ntabwo ari abantu basaba umunyu cyangwa baheruka kuwusaba. Banura muryango ufite abana bakuru. Yego. Nge rero icyo nashimye, ibibazo ntabwo ari bishya. Reka nkubwize ukuri, u Rwanda ruri blessed kugira Madame Jeannette Kagame. Rufite umugisha kugira uyu mubyeyi. Nkunda atanga ibitekerezo byinshi ku muryango. Nkunda ibintu bimuhangayikisha, reka nkubwize ukuri. Wafata ibintu bimuhangayikisha mu Rwanda, wenda akiyongeraho nk'ubuhinzi, yaba ahetse imitwaro y'Abanyarwanda ikomeye cyane. Reka nkwereke mu bihe bya vuba, mu bintu byamuhangayikishije bibabaje cyane, bisobanura ibintu byinshi. None nkwereke n'ibintu yatanzeho ibisubizo, ariyo mpamvu ndi kumwita ngo ni blessing. Yego. Ujye wita ku Mbuto Foundation cyane rwose, uze kubwira abantu ngo ikora iki, ariko reka nkubwire nge ikintu yakoze
eh, kuba kitarangezeho n'uburangare bwanjye ariko ntawari ubimbujije, ariko kimwe mu bintu iriya mbuto yakoze nzi impact yacyo ntazi nimba abantu bajya bakireba. Imbuto yarihiye abana b'abakene cher Sami. Hari ibihe byari bihari nk'abana bo mu byaro ugasanga mu murenge mufite umuntu umwe gusa wageze muri cyane kaminuza, rwose. umwe That is a fact. mu murenge wose. Nyamara nta murenge ubyara injiji gusa, Ntabwo bibaho. ariko abantu bo mu byaro twakuze abantu bazi ngo turi injiji, ngo nta bwenge tuzi. Ni ukubera ko ayo mahirwe ntihageze, nta kaburimbo ihari, nta mashuri, nta n'ibiryo, umuntu ntari bube ubwowe ngo ajye kwiga. N'ababyeyi nabo hari ibyo batumvaga. N'ababyeyi barinjije batarize ntaki. Umubyeyi uri bujye ku isoko gucuruza, kubwira umwana ngo agiye kwiga. N'umwana ujya kwiga ntawe areberaho uza gutuma amenya agaciro ko kujya kwiga. Niwe wa mbere. Urarebera kuri indi. Madame Jeannette Kagame agira gutya twiga tujya tubona abana bamwe batangiye kurirwa n'Imbuto Foundation. Wa mwana wagiye ku ishuri nibuka ko abana bo mu bakene twasabaga ibigo by'abihaye Imana ku mpamvu ebyiri. Atari uko iriya discipline yabo atari uko tuyikunda. Twaga tuzi ko bigisha neza ariko tuzi ko badapfa kwirukana ngo wabuze minerivare. Ntabwo ibigo by'abihaye Imana. Iyo uri umuhanga. Iyo wabaguze uri umuhanga. Uri umuhanga ugerageza ntibapfaga kukwirukana, ariko niyo ari kuba utagerageza ufite icyo umaze. Uko twayize chef. Bakwirukanira discipline ariko ntibakwirukanira. Ufite ikintu umaze like ufite muri ya mpano ufite, hari uburyo bafasha kokipa abanyeshuri mu buryo bwawe. Ndakurahiye ntaho wajyaga. Harandi bana baje baturusha ubwenge babakene, akaza akaba umunyabwenge, imbuto ikaza gutoranya abana bakennye b'abanyabwenge irihira. Bamwe muri ubu ni abadokiteri bari muri za Amerika, abandi bari muri za Canada, abandi barakaze hano mu Rwanda kubera initiative ya Madame Jeannette Kagame. Ibyo bintu ntabwo by'excluding umwana ngo uro mu yirihe famille, ngo uro mu buhe bwoko, ngo iso cyangwa nyoko bafitanye ikihe gihango n'igihugu. Ni amahirwe bahaga abantu, nta vetting n'imwe ibaye. Ibyo bintu ntabwo yari kubitekereza ari umuntu utekereza u Rwanda rwo mu myaka 5 cyangwa 10 iri imbere. Hari abandi nyine twabibyinyemo sese ntitwabyitaho, abandi bari guharanira ayo manota bakabijyamo natwe tukarapa. None ntitwaba indirimbo zacu bavunnye CD ba Paxson. Urumva? Icyo ni icyambere. N'umuntu nukuvuga ngo yarahangayikishijwe n'ibyo bintu. Twebwe hari kera ntitwabibonaga, ariko uyu munsi turi kubona umusaruro byatanze cyangwa bikiri gutanga kuko ntiyarekeye, dushobora kubyumva. Ikintu cya kabiri cyamuhangayikishije, Madame Jeannette Kagame yahangayikishijwe n'ubusinzi buri mu rubyiruko. Buriya abantu bakuru bajye batureka tunasinze twebwe turi kuvamo. Ubundi hari imyaka ugeramo ukaba ikijumba kandi ikijumba ntibakigora. Sibyo? Kabifuko kandi ifuko ntibayitokora. Ariko uru rubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo. Ese umuntu ubeshye ngo ningera nko mu myaka 50 kwanza 40 na iki gihugu ntaratangira kugiha nk'umusoro wenda tubare wa miliyoni 10 mu mwaka, tubyite gutyo. Uzi ngo kizayantegerezaho kizihanagura n'ibyaye ikibazo irakirigata. Ayo aba mfite nayo ahubwo kizasigara gisenga ngo ntagisaba. Kuko hari n'abantu baba umuzigo ku gihugu. Asigara gisenga kivuge giti basi Mana mufasha komeze yibonera ibyo kurya habeho, ariko umusaruro twe tumutegereje nk'uwo ba Munyakazi Sadate n'abandi ashobora gusora miliyari mu mwaka cyangwa 2. Aho turahombye. Ndacyari mu myaka yaho bishoboka. Rero yarababajwe n'ubwo businzi buri mu rubyiruko, ibiyobyabwenge. Ibyo bintu birababaje kandi no mu biri kwikizongo birimo. Umwana akagira igihe akavuga ngo ntashaka urugo kubera iki, ntabwo ajya bitekereza abayibereye haye. Kujya muri Afurika y'Epfo ntibimusaba gutega indege, asaba kubanza agakurura agashyiraho n'ibindi bintu, ubundi Afurika y'Epfo akayimagine akabona ariyo, akahita yigarukira mu Rwanda adatsimbuye ibirenge. Wibuka ibaruwa yandikiye urubyiruko kuri ibyo bintu by'inzoga? Yego. Bikwereka guhangayika afite. No ku muryango ubu n'ubwa kabiri. Noneho ku muryango n'ubwa kabiri. Nabwo yashize indiko ndende hanze. Yego. Kimwe mu byanryoheye noneho muri aya masengesho, nakunze uburyo yafashe ba bantu noneho urubyiruko ruzi. Urubyiruko rwacu ruri ku mbuga nkoranyambaga cyane. Urubyiruko rwacu rurakurikira umuziki. Urubyiruko rwacu ni abajene bake batazi Tom Close n'umugore we. Nakunze uburyo batanze ubuhamya butarimo filime. Abandi bantu baza bakabeshya ngo byose tubyumvikanaho bigenda neza. No. Tom Close n'umugore w'isomo batanze berekanye ko
hari ibintu batumvikana, bigishaga ikintu cyitwa resolution de conflit. Mu rugo ko umugabo n'umugore mwahuye mukuze, umwe afite imyaka 30 undi afite 27, kabo bantu mwakuze mukunda ibitandukanye, none mukamugiye kuba imvange, yaragiye heterogene buriya cyangwa iri homogene, iki iyo melange y'umugabo n'umugore banza ari heterogene, bizagenda bite ko hari bidakunda? Nakunze uburyo Tom Close n'umugore we berekanaga ko ukuri guhari hari ibyo batumvikana. Umugore ati muri ngenzi ko umugabo ari umutware. Iriya ni message nashakishije umugore n'umwe byakundiye wateye imbere uvuga ko umugabo atari umutware. Aho kuko na Nyiranzakaha na Nzihamagarira utafite na contribution ifatika ari bugire, bamubwiye uburinganira bwumvisha n'abarumva akeneye kuba umutware. Nukuri kw'Imana n'abafeminist bazana izo ntambara zuko abagore ari nyine yumva ngo negarite imeze gutya, kumva ni mu ntambara y'ubutegetsi. Intambara y'ubutegetsi bakwiriye kuyirekera abanyapolitike. Mu rugo hakaba complementarity, nk'uko vice mayor ari bisiko yaba mayor, sibyo? Ariko still hari mayor. Ibyo bintu bitwaye iki? Urebye imivugire ya Tricia wabonaga yiyumva nk'umuntu ureshya na Tom Close. oya yagandukiye umugabo. Nta mugore wabonye wo mwafande hano ukomeye, umusirikare wanze ubu uyu munsi afite koloneli nimba bataranamuzamuyeho, avuga ko ari afande ariko yageze mu rugo ab'umugore Yahombye iki? Pete ryavuyeho. umugabo wese ahubwo we yubeye ko umugore we ari afande. Ahubwo se uriya ugira ngo umugabo we iyo yaje hariya mu kagoroba k'abapapa aho duhurira, kandi umugabo we ni umusivili, ukeka ko buriya twebwe tutitaza kubera ko tubizi ko madamu ari afande? Uzi ngo tubuza nuko twitwara ko tubonye, ariko imbere ye twebwe igitinyiro duha umugabo cyafande kuko ni biro automatique. Njye umugore wa generali yo mugeze imbere, burya ahubwo ngiye no gupyinata aho gupyinata ku mugore wa generali napyinata kuri generali, nuko bose ntabitinyuka imbere y'umugabo, bose sinabitinyuka, ariko nka satana nshutse akambwira ati hitamo ku mugore wa generali na generali ninde uri bwiyahureho, nakiyahura kuri generali kubera ko we ashobora no kundeba akavuga ati singiye kwiyanduza, akakuburira agace aka kantu mfite bikagende umushoferi ati atsa twigendere ukagira imana watse. Ariko nk'umugore we atananyirangirije yahamagara umugabo akamubwira ati iyo ukoze ku mugore uba ukoze ku cyubahiro cy'umuryango. hari imbwa yamenyereye hariya bayita gutya, nta n'isesengura yagira, biba birangiye, sibyo? You're right. Tricia mu kuza kwigisha hariya akerekana ati hari ibyo nabaga nakoze numva ngomba kwakira umugabo nk'umwami. We kubera ibintu byinshi bimurimo, n'umuhanzi, n'umuyobozi, ambisiyo ni ndende, n'umwanditsi w'ibitabo, akeneye gushushanya, akeneye gukompoza, akeneye ibintu igihumbi. Wibaze ko no mu rugo nyine yakoze ofisi niko abasirimu bose biba bimeze. Nanjye nubwo ari gato ariko ndagafite. Urumva? Byarangira ati nzanira ibiryo muri ofisi. Uri kumva ukuntu umuntu abaye dekuraje, ariko still akabijyana kugeza igihe bashakira hamwe iki solution. Ntabwo yigeze amubwira ngo pfa ibyo cyangwa urorere kuba wahashye ngende umukozi wawe, bundi twebwe ara system nuko abanyarwanda benshi biberaho. Tom Close yari afite ikibazo cy'uko umugore we iki gihe, ibintu abagabo benshi dushinja ab'igitsina gore, amambere akajya amushyiraho pressure, undi akaza mu modoka akimakiye akeneye kugenda asa neza, akagenda batavugana. Agira igihe abona ntibikunda, abona ari kubangama, yiga iki kuvuga ngo ngiye kwitegura kwanjye ni vuba, ahubwo nzajya musaba yitegure mbere, mu gihe ari kwitegura agiye gusoza bari bwo njya kwitegura dusoreze rimwe. Abo uri kumva resolution de conflit irimo, bageze igihe bashobora kwigisha abantu. Umugore yikundira abana ku rwego yumva no mu kwiga yajya kwiga ibintu bya parenting. Bafite abana 5, ababo babyaye nabo badopse, which is also a good thing, sibyo? Umugore cyakubwira ati Stine cyashaka abandi, whether kubyara cyangwa kwadopta. Nizo ngero baba bazanye imbere ya First Lady ni isomo ku yindi miryango, ntacyo byigisha First Lady w'urugo rwe rumeze neza, arenze ibyo, sibyo? Ariko nizibwira indi miryango ngo mushobora kugira ibyo mutumvikana mu rugo, ariko how do you handle those issues? Hari ikintu gihari gituruka ahanini ku bushobozi. Abagore benshi bagapfa kwihangana no gutuza kubera ko ntacyo bafite, ntacyo bazana ku meza, nyine bameze nk'aho bagenerwa byose bakihanganira byose. Ariko urebye uriya muryango wa Tricia na Tom Close ni inshuti yanjye,
ukuntu ubanye ubona ko ubanye neza kandi uri umuryango ufite income ituruka ku mpande zombi, kuko ubona ko na Tricia Close ni umuntu uri smart kandi ubasha no kugira icyo yinjiza, unanasobanutse cyane mu mutwe. ntabwo bihuriye n'ibyo byo kwinjiza, bihuye n'iyo smartness uri kuvuga. naho naganaga iyi empowerment yaje isaba uri kubisobanura, ntaho bihuriye nkawe Yves, ariko abantu benshi babijyana muri uwo murongo, bakavuga bati uzareba umugore ngo wabonye amafaranga ngo mu rugo ngo biba byapfuye byose, ngo abashaka ngo freedom ngo atahawe ngo n'umugabo agatanga nk'ipakurura akamwambura cya cyubahiro. Iyi empowerment yaje hari na Imbuto Foundation yagizemo uruhare kugira ngo abana b'abakobwa bari barasigajwe inyuma, ikintu ntemera njyewe na rimwe batiga ku kigero gihagije, basigaye biga bakanatsinda kurusha abahungu bafite n'umubare munini mu mashuri. Uzi mu bana yafashije hari uwo twize hamwe witwa Bwiza, ubanza uba ari umudogiteri. Exactement. Ntiyaturushaga uzi ngo byari ikibazo cyo kuba afashwa gusa, yaraturushaga no mu ishuri no mu mirimo. Mu minsi mike maze igihe ndi kwa muganga, wabonaga rwose hari abaganga benshi b'abagore, aba surgeon, aba leading surgeon, ari umugore uraza rwose akagufasha, mu docteur hano ukabona ni ibintu byiza wanabisobanuye cyane. Mu kanya uvuga kuri afande ujya mu rugo akavuga ati nubwo ngenda afande hano ariko mu rugo afande mu kazi umugabo ni umutware. Ni ikihe kibazo cyajemo cyo kumvisha ko kugira ngo werekane koko kuri umugore ufite ijambo ari ugusuzugura umugabo? Nyine nicyo kibazo cy'imyumvire. Nge icyo ndebye ibibazo dufite abagore batakiri abagore, ari nayo mpamvu bamwe banga kwishyiraho mu muzigo wo kuzaba abagore bakibera batinganye. Nabyo biri mu byago byateye iki gihugu. Noneho hari bari kuba batinganyi baramaze gushaka. Umuntu akaba afite umugabo, akaba afite umugore umurongora ku ruhande, umugabo akaba afite umugore, akaba afite umuhungu umurongora ku ruhande cyangwa nawe arongora, kubera nyine inzira zitujyana mu rugo zimeze zite. Afite agahungu yafatiye inzu yaho ngaho. Yego, ibyo bibazo birahari. Noneho ikibazo kiri aha byugarije impande zombi, dufite abagabo bataye ubugabo, batemera kugokera ingo, babanebwe, n'abandi b'ibifura nyine cyangwa se bapfuye urundi kubera ibyo by'ibiyobyabwenge n'ibindi bashobora kuzana n'ubwo busazi bakananiza abagore. Dufite abagore bararutse hakiri kare, badafite ubushobozi bwo guhazwa n'umugabo umwe, sibyo? Bashaka inkera, inywere mu kabari hashye mpaka mu gitondo, bari mu bigare by'abandi bagore. Icya kabiri, bari no mu kigare ashaka kureba ngo none se umugore wayigira neza ko nabonye afite 16 kandi we na Clarisse hamwe na Josiane bavugaga ko na 17 je. Come on, iyo iPhone 16 uvuga na 17 ni miliyoni ebyiri, afite 16 nini kubise hasi warundangije. Izo miliyoni ebyiri ni kimwe cya gatatu cy'ikibanza murota. Urashaka kuba ifite gutya mu kanya uri buce hariya cya hafi bakayikwaka. Ikibazo se kaca kunda gasanga arayifite, avuga ati umugabo wanjye nta kigenda cye. None se reka mvuge ntabwo abantu bareshya. Uzi mu bintu biduhaye amahoro abantu bamwe nuko tuzi ko ari abantu twiganye byakunze, twakuranye byakunze, nyine tukabyakira natwe tukibera imbwa Nyarugenge, ukaba uri aho ukanyurwa ku kavange kawe ukajya guhaha nta n'isoni, abantu biriwe banakureba kuri kamera, ugafata bibiri byawe ukavuga uti birayi ntangahe 600 okay, igitoki okay, none ubwo inyanya na mituyu y'ibishyimbo okay, desa ukahita ubibara neza cyarindwi, ukahita usaguye turuwasi. Ayo turuwasi ejo ukayaheraho, none ejo ugahindura indyo kandi ukarya neza, ugashyiraho inusu y'umuceri ku 1000, sibyo? Ukahita ubara bya bishyimbo, ukabara n'udukaroti n'iki, uzi ugiye kuri puresha ngo abantu muziranye byakunze, wiyahura ku wa gatanu, bitekereza kuwa mbere kwa gatanu ukiyahura. Reka dusoze ariko mu gusoza tekawe irabiyihe n'ikibona cyafasha umuryango kubona ko biza ariko bikaga ku matwi nyihanganira biraza ariko bikaga ku matwi atumva. Iyi ni ijambo mukuru umudamu wa nyakubahwa yavuze, avuga ku bukwe, kwishora cyane mu bukwe buhenze, icyo kintu twe tujye tutanakivuze. Nuko ugeze kubikomozaho ndavuga nti oya birahenze. Nta bukwe ejo ndi twaganiriyeho bwa Chateau Rumarara bwari koroje, yego, nta makuru wabonye ejo bundi ko abantu bashobora kuba baratandukanye? narabonye ariko nabuze uko yakonfirima. Kubikonfirima n'undi gukonfirima ibyago by'umugabo nawe urundi ntabwo ari byiza kubyemeza, ariko ndi umunyamakuru kameme ntabwo napfa gutangaza. Nta nkuru irimo, inkuru iri muri bituri kuganira biriya tukabifata nka case study. Kuba baratandukanye mu Rwanda hatandukanye nk'ibihumbi mu mwaka, nta kintu kibirimo. Njye nashakaga buriya bukwe bwabaye iminsi 3, nashaka none ndakumenyesha ko bwari ubukwe busubiyemo. Ubukwe bwari bwarabaye kera maybe
abantu muri covid batabonye uko batumira abantu benshi badafite bari cyangwa bamaranye imyaka 3. cyangwa ikofi batarayizera neza. Icyo nashaka kuba nashaka kwereka aho bwabereye kugira ngo uko buhenze. Hari ahantu hahenze chef, harahenze cyane, bimeze nk'izi izi ntuza za Rusororo, Jariya, Intare, hehe ni ahantu hahenze. Bara noneho kujyayo hari ahantu mukamara iminsi 3 byonyine ubare izo transport, ubare logement kuri iyo minsi 3, ubare ni ukuntu barekramaga nk'abantu batanze amafaranga afatika. Yego. Ukabikora still na nyuma y'icyumweru nta gihe gishize bikaba byaba. Nyeri ya nkuru nkiyumva umutima wamvuyemo, ndavuga nti manu unandinde kumenya izindi details kuri iyi nkuru. Kubera iki natekereje ikofi cyane sinkubeshye. Cyakabiri ntekereza kurema ibyago kundi muntu ngo babagize business ikagabwo biriya bitero sha mutanateganya. Ntabwo ambwira ngo umuntu gutandukana uko nabyumvishe, nimba umuntu umwe aravuyemo akavuga ati mfumijemo, ntabwo ari ibintu yatekereje iriya minsi. Ibaye ari ibyaje nyuma ya buriya bukwe yaba azahita agaruka, ntabwo byaba ari ugutandukana. Byaba ari ibyo kuvuga hari ikintu cyabaye bashwanye, bimwe by'abantu bafite ikofa akavuga ati reka mbe ngiye Maldive mbe nkira stress. Undi n'abakire mu tureba nuko stress bazirwanya. Kuri miliyarderi umuntu agutesheje umutwe ushyize umugozi mu ijosi ntabwo bibaho. Tega indege ujye muri Brazil, umara icyumweru ukirana n'ifi zo mu mazi, abantu bakuririmbira kubyinira samba, naho nubona bidahagije uhita ujya Miami, umareyo ibindi byumweru 2, uveyo ujye Maldive, ugaruka i Kigali mu Rwanda utanahibuka. Ubaza uti ubundi Nyabugogo nihe? Nuko stress bazikira. Nuko mbitekereza yaba aragiye gukira stress. Ariko biba ari kuvuga ngo ni yagiye rimwe na rizima. Buriya bukwe bwaba bwarabaye yarabitekereje. Abantu rero ibyo ni by'abakire, none haba mikoro make, nyamuneka mwitekereza ubukwe bwo kubeshya no gukabya. Si wavuze teka we, uri umujene winjiza miliyoni ku kwezi. Nimba winjiza miliyoni ku kwezi, iyi Kigali uburyo nayibonye mu bakire barimo nturimo, no mu benda gukira vuba aha nturimo, cyo koza mu bashonje nturimo. Warya neza, wanakambara neza, wanakishyura inzu itari mbi, wagurira inshuti zawe nabwo iminsi mike. Ndakurahiye ni rimwe cyangwa ukabije kaba 2 mu kwezi, nabwo ari inshuti zigukunda zitari buze kugushingamo umuheha. Wibeshe ngo winjiza miliyoni buri weekend uri busohoke, uko ufite abantu bakuvumba 3, ukaba ubayeho neza, wambara neza, urya neza, ukanishyira igisasu cyitwa imodoka, nta kintu waba ufite. Sibyo rero uzi ubwenge muri iyo range. Miliyoni kera ko twumvaga ari amafaranga menshi, cyari kera. Nuko iminota yagiye ndi kurya iminota yenusa. Ibyiza niba uri muri iyo range cyangwa munsi yayo, bijya gupanga ubukwe bwo gukanga abantu. Ikibazo aho ndi gusoreza, kubona abantu bameze nk'aho batarabyumva cyane cyane bigitsina gore. Niba byihorere oya, n'abagabo barahari inshuti zanjye, ntacyo bitwaye. Ubukwe n'umunsi umwe, urugo n'imyaka myinshi. Dore naho bipfira ibintu byo kushaka n'abantu ngo bazanantwerera bazanagira icyo. Panga ibintu muri range y'ibintu ushoboye. Muri Kigali sale y'ibihumbi 700 yaboneka, niya miliyoni 10 yaboneka cyane rwose, sibyo? Muri Kigali ubukwe bwa fanta gusa bwaboneka, bwashoboka, n'ubukwe bwuzuyemo inzoga na wayini na mashampanye bwashoboka, na kofi ababarista benshi baje. Muri Kigali ubukwe abantu babutashye babari butaye bakarya iwabo ubusanzwe utatugaburira. Ubukwe burimo gato bwakunda, n'ubwagabuyemo Serena bwakunda, ari ifite ikiraka. Abantu babitekereze muri ubwo buryo, kandi umuntu muteretano bimutozemo kare ko muzakora ubukwe busanzwe. Muri buryo umuntu azageza agakora ubukwe buhagaze miliyoni 3, kandi kuri konti afiteho 40, yarangiza akanibero neza. Abakobwa reka mbagire n'akanama mu ibanga rikomeye, umuhungu ni muna divorce avuga uzajya ubona yutahana neze yose, ni mu yamarira mu bukwe ni mu divorce uzajya utahana iki. Urakoze cyane. Urakoze pe. Urakoze cyane.